Yes, mbahaye ikaze kuyica no bita Byiringiro Fara. Ni channel ngushishikariza kuza tukajya tubana twitangira amafilime, tuvuga filime zigiye gusohoka, filime ziri gusohoka zikunzwe, ndi no guteganya kuzajya mbagezaho filime zigiye gusohoka. Rero iyi filime bita Inzira y'Umusaraba ni nziza koko, ku muntu utarayireba namushishikariza kujya kuyireba kuko ni filime nziza mudakwiye gucikwa. Nk'ubu ngubu igeze kuri episode ya 71. Ejo cyangwa uno munsi biraterwa n'igihe uboneye video, ushobora kuba banatanze n'indi. Ku muntu utarayireba rero namushishikariza kujya kuyireba kuko ni nziza, ni nziza cyane. Ku muntu utarajya kuyireba rero yayireba, yajya kuyireba kabisa kuko ndakeka ko umuntu uzayireba azayikunda ndabizi. Rero mugende muyirebe, ni nziza kugiranwamo n'abantu bazwi cyane, ni nziza rero. So mugende muyirebe, murabona ko ikunzwe mu byumweru 4 ifite 447. Imaze umunsi umwe ikaba ifite sore gato kanyibarebera, imaze umunsi ikaba ifite 265. Urumva ntago ari filime iri aho ngaho. So mwagenda mukayireba rero, nabizi ko namwe muzayikunda. Mugende muyirebe muzambwira. Niba mushaka ko nzajya mbagezaho movie nshyashya rero muzambwira muri comment, njye ntangira nzibagezeho. So rero ndabakunda cyane. Niba uri mushyashya kuri ino channel, kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video nzajya mbagezaho. Ndabakunda cyane. Bye bye.